Muroko ni Imana, ni Imana uri hariya hanze, ni Imana ugeze hano. Imana reka mbabwire, Pawulo yanditse aravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Hombeka amaso yawe uvugane n'umutima. Yakobo yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu yireberamo ntiyibagirwe uko asa. Ubu niba warasambanye ubaye ko wasambanye, niba uca inyuma umwe yashakanye ubaye ko umuca inyuma, ubu urabiyobewe. Ubu urabiyobewe ko umukoresha wawe wamumazeho utuntu, nawe uvuga uti ngiye kuzashinga ibyanjye. Urabiyobewe. Ugira ngo se kuzatanga icya 10 mu majurano bizakwezaho gukiranirwa kwawe? Ugira ngo se kuzatanga amaturo y'ishimwe mu majurano bizakwezaho gukiranirwa kwawe? Oya, oya. Ntibizagutangaze, uzasanga hari igihe abantu baririmba, undi muntu akaribuka avuga ariko uyu nguyu yarepeteye mu bandi, arimo arabyina ibintu utazi, yarangiza ngo mwisi twarayibyiniye. Ibyo wabyiniraga mwisi uzaza no kubibyinira mu nzu y'Imana. Ibyo babyinaga mu tubyiniro akabizana hawa. Bibiliya imbwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, ibi bihinduye bishya. Uko wabyinaga nigeze mbona umugabo umwe n'ukuri kw'Imana. Uwo mugabo akabyina icyuya kikaza. Rimwe rero arabyina, yera yadimbyemo ibihe byiza, arabyina ibintu, noneho kugira ngo abantu bakurikira indirimbo iri kuririmbwa ahubwo bakarangarira wa muntu. Hari abantu baza ari ibirangaza ari ibisindisha mu nzu y'Imana kubera ibintu yabaga abyina bitandukanye na ritima abandi barimo. Ariko ngo mukanyi yera imanuke, yumva yagaraguritse hasi, yumva ikimurimo kiragaragara, aracyuya kiramurenga, intuma y'icyuya iramurenga, bagatura bajyana inyuma. Iyo singe wahera by'abantu babyinnye mu isi barabizana mu nzu y'Imana bakabibyinamo ra ko mwahindutse baroko. Yesu nashimwe, abo byemeye Yesu ashimwe. Ubu hari abo byanze. Amazina ni Nyirarukundo Venansia, ndi umubyeyi, mfite abana 5, umukobwa umwe n'abahungu 4. Nkorera umurimo w'Imana ku Muhima hariya kuri paruwasi Yera Iduhana Umugisha. Nshimiye Imana ngiriye neza haboneka imbere y'iteraniro ry'abantu bangana gutya. Nshimira n'abayobozi nabo bantumiye kugira ngo tuganire iby'uru rugendo. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 27, turasoma umurongo wa 18 b yawo. Gitabo cy'Imigani ibice 27, dusome 18 b yawo. Aravuze ngo kandi unamba kuri shebuja niwe uzashima. Tugende mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 20. Yewe Risa, Uwiteka ntumye ngo barajyana, bageze Yeriko ngo abana b'abahanuzi baramubwira ngo mbega Risa, wamenye ko uyu munsi shebuja ari bugukurweho? Aramubwira ngo ibyo ndabizi, nimuceceke. Mukanya rero aramubwira ngo Elisa we, uzi yuko Uwiteka ntumye Beteli, sigara hano. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka uhoraho ubugingo bwawe, ntago ndi busigare. Bibiliya irambwira ngo barongera barajyana, bana b'abahanuzi baramubwira ngo mbega Elisa, wari uzi ko uyu munsi shobuja ari bugukurweho? Aravuga ngo ibyo ndabizi, ariko nimuceceke. Bibiliya irambwira ngo Eliya arongera aramubwira ati wasigara aha ku Yeri ntumye hakurya ya Yorodani. Aramubwira ati hoya naguhakaniye, ntibishoboka ko wagenda ngo nsigare, turajyana no hakurya ya Yorodani. Abana n'abahanuzi baramubwira ngo yewe, ese wari uzi ko uyu munsi n'uyu munsi ntago ari ejo shobuja aragukurwaho? Aravuga ngo ibyo ndabizi. Nshimiye Imana itavuga rimwe, amakuru nawe yarayibitseho. Ngo abonye ko yamurembeje, aravuga ngo tugende. Ngo abana b'abahanuzi basigara hakurya aho babitegeye. Bibiliya irambwira ngo baragenda bageze ku
yorodani, Eliya ngo afata umwitero we awukubita muri yorodani, ngo amazi ya yorodani aratandukana, ahumutse haraboneka barahita. Ngo bageze hakurya, Eliya abonye ko yamunambye, aramubwira ati umva rero nkubwire, buriya ni wowe bati hari amakuru ntari nakubwiye, buriya tumaranye iminsi ariko mfite gahunda y'icyerekezo ndimo njyamo. Buriya nubwo twicaye aha turimo turagenda, twaririmbye indirimbo ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Muririmbyi aravuga ngo bagezeyo baragwiriye, n'abandi bari mu nzira, nitwe turi mu nzira ariko turimo turagenda. Bibiliya irambwira ngo, aramubwira tumva rero Elisa rwose wankoreye neza, twabanye neza, ariko ubu mukanya ibintu biri buhinduka, nsaba icyo ushaka, ntari natandukanywa nawe. Ntago babaga ku gasozi, ntago yamubwiye ngo ndaga yanzu twabagamo, oya. Niba bari batunze ntiyamubwiye ati ndaga yafamu, yaramubwiye ngo ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Dushimiye Imana yatanze umwuka wera, aravuga ngo ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Aravuga ngo nsabye ikiruhije, ariko numbona nkigukurwaho birakubera uko ubyifuje. Ngo baragenda, ngo mukanya serwakira iraza. Reba serwakira yije, uburyo umuntu wese agira atya, uwegereye inzu agahita yomatana nayo ivundura ibintu n'ibindi. Ngo uyu muhungu akomeza acanye ku maso, mu yandi magambo aba maso ntiyigeze umutima usubira iyo bavuye. Ndakwifuriza kuba hano hari, ndakwifuriza kwicara imbere y'Imana uhicaye. Ngo mukanya gato, ngo agiye kubona haje amagare n'amafarashi by'imiriro. Ngo ako kanya abona Eliya azamukiye muri ya serwakira. Elisa akoma induru, aravuga ngo data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Ni nko kuvuga tubumbaye uwande, nsigaye he? Ngo Eliya yumvishe ko amubonye amukurwaho, ngo arekura wa mwiterurago, umuhungu barawufashe. Turi ku ijambo rivuga ngo unamba kuri shebuja niwe uzashimwa. Elisa yanambye kuri Eliya amukuraho imwitero, turashimira yera twanambyeho. Bibiliya irambwira ngo agifata wa mwitero yaracakiye ibyari muri Eliya, Imana imukubiye kabiri. Ngo abana b'abahanuzi aho bari hakurya babitegeye batangira kuryana inzara. Ataha singuhagarutse wenyine, ntitwari twamubwiye, umwe ati nanjye nabibonye ndamubwira, undi ati nanjye nari mfite iyerekwa ryabyo, undi ati ngewe nari mfite ijwi kandi namwegereye ndamubwira. Ubu se ko yambukanye na shebuja Yorodani, kandi Yorodani ko bambutse yongera ikuzura, harya ubu ngubu arayambuka gute? Bamufataho ijambo, n'ibijya bigufataho ijambo bitazi aho wahuriye n'iyahanitse ikirere. Bibiliya irambwira ngo bicaye bavuga atararohamye, abazi koga mwitegure mujye gukuramo amayiti. Ariko Mana tukuramburiye amaboko. Ngo akigera kuri Yorodani aravuga afata wa mwitero, aravuga ngo Mana ya Eliya, Mana ya Eliya uri hehe? Akubita wa mwitero muri Yorodani, ngo amazi ahita atandukanamo kabiri. Imana ishimwe. Baravuga ngo wa mwuka wabaga muri Eliya, burya uzi ko no muri Elisa. Ngo akibageramo baramubwira ngo bagaragu bawe, umfasha babandi bahoze bicaye hariya bamufasheho ijambo, batabagaraguwe burya aho tuba ni hatoya, aho tuba turabyigana, aho tuba ni hatoya. Ndagira ngo turashaka kwagura. Arabwira ati nimujyeyo, bati hoya ntago twagenda tugusize. Cyo nkundira yera
ariko Mana ugira neza. Ayi Yesu we nzagukorera nanjye, munyikirize nzagukorera nanjye, uhemba neza Yesu nzagukorera nanjye, nzagukorera nanjye, uvuga neza nzagukorera nanjye, uratabara nzagukorera nanjye, uraruhura nzagukorera nanjye, waratureze nzagukorera nanjye, turakura nzagukorera nanjye, urera imfubyi nzagukorera nanjye. Abiyemeje kuyikorera, haleluya, abiyemeje kuyinambaho, haleluya. Gahunda ni ukuyinambaho. Uyu yanambye kuri Eliya amugabanaho umwitero, twayinambyeho baburaraga bararya, twayinambyeho bambaraga umwe barahindura, twayinambyeho bararaga hanze barara mu nzu. Twayinambyeho batagiraga agaciro akabahesha, twayinambyeho batagiraga isura irayibaha, twayinambyeho batawe irabatora, twayinambyeho. Bibiliya irambwira ngo bahita bamutura ibibazo, baravuga ati burya niba umwuka wari muri Eliya ari muri we, burya naho tuba ibintu birahinduka uyu munsi. Ngo aravuga ati nimugende mujye gututira mwe, ati ntitugusiga. Birambwira ngo bageze aho batutiraga ngo umwe agitutira intore zirakuka. Intore zose bavuye i Kigali barayizi, njya biti cyangwa ishoka mwayibwirwa n'ikisi ko mwavutse mucana kumbabura abandi mucana ku mashanyarazi, ariko Mana Imana ihimbazwe. Ngo se wagira ngo mwese mwavutse mucana amagazi. Bararahuraga, wareba nabuka kwakiraho mu nzira. Ababyibutsa, ababyibutsa, haleluya. Babimenya zuko ikibiriti cyashiraga mukajya kurahura mu baturanyi. Ibyo urahuriyemo watinda mu nzira cyangwa hari umuyaga bikagurumana. Turashimira Yera aho igejeje ikora. Ngo bagezeyo ngo intore zirakuka, ikutse ngo wikukiye hakoma induru, ati databuja ko yari intira none agira nte, aramubwira ati nyereka aho irohamiye, ngo aramwereka ati manukiye, ngo aca ingeri y'igitanyuzamo, ngo ako kanya intere ziroreremo, aramubwira ati fata. Bibiliya irambwira ngo Yobu uzajyeyo mu gice cya mbere cya kabiri n'ibindi ukomeze. Yobu birambwira ngo yari umukiranutsi utunganye mu gihugu cyawuse, ngo kandi wubahaga Imana akirinda n'ibibi. Ngo igihe kimwe abana b'Imana bashengereye, ngo na Satani aza gushengerera, ngo arazabamo. Ntibizagutangaze, uzasanga hari igihe abantu baririmba undi muntu akari bukavuga ariko uyu nguyu yarepeteye mu bandi, arimo arabyina ibintu utazi, yarangiza ngo mwisi twarayibyiniye. Ibyo wabyiniraga mwisi uzaza no kubibyinira mu nzu y'Imana. Ibyo babyinaga mu tubyiniro akabizana hawa. Bibiliya imbwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ibi bihinduye bishya. Uko wabyinaga, nigeze mbona umugabo umwe n'ukuri kw'Imana, uwo mugabo akabyina icyuya kikaza, rimwe rero arabyina Yera yadimbyemo ibihe byiza, arabyina byina ibintu, noneho kugira ngo abantu bakurikire indirimbo iri kuririmbwa ahubwo bakarangarira wa muntu. Hari abantu baza ari ibirangaza ari ibisindisha mu nzu y'Imana,
kubera ibintu yabaga abyina bitandukanye na ritima abandi barimo. Ariko ngo mukanya yeri manuke, yumva yagaraguritse hasi, yumva ikimurimo kiragaragara, aracyira kiramurenga, intuma y'icira murenga, babatura bajyana inyuma. Iyo singe wahera by'abantu babyiniye mu isi barabizana mu nzu y'Imana bakabibyinamo ra ko mwahindutse baroko ntago ari abahano. Yobu ngo yari umukiranutsi utunganye wubaha Imana, yarangiza akirinda n'ibibi. Ngo Imana ibaje Satani ngo uvuye, aravuga ngo uvuye mu isi kugira utese kuyizereramo. Urumva aravuga ngo wabonye iki? Wabonye uburyo Yobu Imana irata Yobu. Arangije Satani aravuga ngo abuzwe n'iki se kukubaha, abuzwe n'iki gukiranuka? Kwa Yobu nta bibazo biriyo. Yobu yarabyaye hungu na kobwa. Yobu amafizi ni yabarizwa, ingamiya niyo zibarizwa, indogobe karisi nakubwira. Ararondora ibiri kwa Yobu, intama, ubushyo bw'intama, batarabuzwa n'iki? Bikoreho se urebe ko Yobu abigumamo. Imana iravuga ati ndabiguhaye, ariko ubugingo bwa Yobu bwo reka ubwo bwo burashinganye. Ngo mukanya gato Satani akivaho, ngo haje imbitsi, ngo yagiraga abahungu 7 n'abakobwa 3. Haza imbitsi iramubwira ati mbega warubizi, yigiriraga ngo n'ingamiya 1000, akigirira intama 7,000, akigirira amapfizi 1000. Ngo arangije aramubwira ati waroye. Ngo mukanya gato imbitsi zayirukira amubwira ngo za mfizi zahingaga na za ndogobe zarishaga impande, umva abashe babanyazi bagaraguwe bicishijwe inkota, nta warokotse uretse njye uje kubikubwira. Yo baravuga ngo nabihawe n'Uwiteka. Niba ari ubyishubije nakora iki? Uwo ntavuyeho haba haje undi aramubwira ati warubizi zangamiya zawe Abakarudaya biremyemo imitwe 3, umva bazinyaze, abari bazishumbye nta n'umwe ukiriho, cyakora ninjye urokotseho kukubwira ayo makuru. Yo baravuga ngo nabihawe n'Uwiteka. Niba ari ubyishubije nakora iki? Ngo ntiyacumura. Mukanya imbitsi iraza iramubwira ngo yewe Yobu, babahungu bawe n'abakobwa, ngo buri mu bahungu be, ngo buri mwana yabaga afite umunsi ngo azakoreraho ibirori, hanyuma n'abandi bana bakaza. Murabizi ko aho ibintu birirata naho ibiryo biri naho amafaranga, ibirori ntibishira bihoraho. Namwe mwarabibonye? Ngo baribuka ngo umwana ngo iyi tariki amaze sinzi undi, ibirori bikaba bakarya bakanywa, nuko sinjye wahera. Ngo buri mwana rero yakoraga ikirori n'abandi bose bajyagayo. Ngo Yobu baramubwira ngo bari muri bya birori, umuyaga waturutse iburasirazuba uraza utigisa imfuruka enye z'inzu, inzu yose yaje ibirunda hejuru, nta n'umwe warokotse uretse ngewe uje kukubarira iyo nkuru. Yo baravuga ngo none se ko ari Uwiteka wabampaye namucumuraho? Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira no mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ngo Yobu ntiyakora icyaha, iyera yinambaho. Ngo mukanya Satani arongera ahura n'Imana iti vuye Satani, ati mvuye mu isi kuyizereramo. Ati none se warebye ko umugaragu wanjye Yobu nubwo wanteye kumuhora gatsi, ariko Yobu agikomeje kunyubaha? Satani ngo komeje kukubaha, kora ku mubiri wese urebe ko ivuzi rye rikomeza. Ngo Imana iramubwira ngo n'umubiri we ndawuguhaye, ariko Yobu ubugingo bwe burahishwe. Ngo ako kanya yavuye aho ibishyute byataka umubiri wa Yobu. Yobu ibishyute biramwataka ngo bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu mutwe. Yobu arababara, arababazwa, umubiri uraninda amashyira. Yobu arababara kugeza ubwo atakiri wa mugabo waryama mu buriri n'ubwo ibirimo ari we wabihashye. Ngo yagiye kwicara mu ivu akajya yishimisha urujyo. Yobu ntiyigera acumura ku Uwiteka.
umugore yishakiye amukunda, umwe yasengeye bamusengeye avuga ati tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru, aramwegera aramubwira ati ariko Yobu, ubundi ubu urabona kubaho bikumariye iki? Ubundi wakwihakanye iyi Mana ugapfa, ko mbona gupfa bikurutiye kubaho. Yobu baravuga ngo wa mugore we, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfu. Mu kuboko k'Uwiteka ntago hava ibyiza gusa, havamo n'ibibi. Yobu ntiyacumura ku Mana. Hano yaravuze ngo iyi Mana mwicaye imbere ni Imana ikenesha kandi igakenura. Aravuga ngo ni Imana yica kandi igakiza. Aravuga ngo ikiri kuzimu kandi igakurayo. Ni Imana mwariye, ni Imana mwabibuze, ni Imana mufite akazi, ni Imana muri abashomeri, ni Imana mwize byanga, ni Imana mwize byemera. Ni Imana ushatse ukiri muto, ni Imana ushatse ushaje cyangwa atanabonetse, izakomeza yitwa Imana. Bibiliya irambwira ngo inshuti za Yobu urata ngo zaraje bumvisha ibyabaye kuri Yobu. Yari afite inshuti, zasome Bibiliya, ngo ziraza ziramati yo, ngo bamaze iminsi barira barizwa na Yobu. Bararira bati Yobu ntibi byakubayeho nyuma yo gupfusha abana, nyuma ya bya bindi byose twavuze, ubu naha ugeze. Baramata ariko ubundi ubwo wakwiyujuje nayo ukabona amahoro. Buriya uruzi ko iyo umuntu ageragezwa cyane bagira ngo ni ibyaha yakoze. Namwe se mubamo babivuga gutyo ra, muva hamwihari. Yobu arabareba arabwira ati ariko buriya nubwo mubona bimeze uko, Yobu ntago nzikuraho kuba inyangamugayo. Ejo baragaruka bati mbeyo, ubunyangamugayo nibwo bukugize uko? Wavuye mu gitanda ugeze mu ivu, inzara zavuyemo, inzara ntukibona n'inzara zo kwishima. Ubu n'ubunyangamugayo bukugize gutya? Baravuga ngo nubwo bimeze gutya, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ejo barongera bati ariko ubu gukiranuka koko nibyo bikugize uko? Ibi nibyo bikugize gutya? Aravuga ngo reka mbabwire, buriya navuze biki? Arababwira ngo reka mbabwire iryo ntavuze. Burya icyo nzi cyo, nubwo bimeze gutya, umucunguzi wanjye arahari. Kabiri, aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, amaso yanjye ntiyazamureba, ntabwo ari ayundi. Gatatu, aravuga ngo naho izanyica nzapfa nyiringira. Kane, byiringiro byanjye nzabimanukana iriya, nzabyisasira mbyiyorose. Yoba namba ku Uwiteka, unamba kuri shebuja, niwe uzashima. Yobu uzi ko yageze igihe amajwi bayamuhase, aravuga ati ariko ubundi ubu uwajya kuburana n'Imana. Imana iti kenyera ukomeze uzi. Ayigeze imbere iti mbe Yobu, wambwira ububiko bw'umuyaga? Yobu ati hoya ntago nabimenya, ariko buri mbajije ikindi wenda cyo nagisubiza. Ati none se Yobu, wambwira ububiko bw'imvura, uko ibicu bibika imvura wabimbwira? Atashwe icyo nacyo sinakimenya. None se Yobu, wambwira uko amagufa y'umwana akurira mu nda y'umubyeyi kuzageza y'amezi 9 umwana akavuka? Aravuga ati icyo nacyo ntago nkizi. Aravuga ati mbe Yobu, wambwira uko imarakazi igenda ikabyara ikava ku kiriri ntawe akiyitindiye? Ati icyo nacyo sinakimenya. Uzajyeyo. Yobu ageze aho atsindwa, aravuga ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya, izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo ameze nk'izahabu. Naratangaye. Yobu uzi yuko igihe cyageze ngo inshuti zera zirikora ngo zijyanye ibitambo mu nzu kujya gutambira Uwiteka. Imana ibakubise amaso na ya magambo bavuga ngo urwanga rwarabarenze, iravuga ati musubireyo, ntago mwangera imbere mwabanyabyaha. Mwavuze Yobu umugaragu wanjye, mukiranutsi wanjye mwaramuvuze. Buriya uzasanga barakora benshi
bagakizwa, bihannye ubusambanyi, abandi bihanwe inzoga, abandi bihana amabuwate, ariko aka karimi kazasigaza benshi. Imana irabwira ngo nimubishyire Yobu, niwe muntu ushobora kugera imbere yanjye bikemera, ngo ari uza kuba nyitwara, ari uza kubatambira ibitambo, ngo Yobu akibabarira bagenzi be, Yobu agitamba ibitambo, ngo iyeri iramunamura. Niho yageze aravuga ngo Mana, nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Kugira ngo umugambi w'Imana kuri wowe umurozi yawe urogoya, ndaguhakaniye mpagaze aha, ndaguhakaniye. Yavuze ngo uzabyara, nibashaka bazaye barakumanitse he, nibashaka bazaye baragutabitse he, iyeri igihe nikigera izaguha gutwita, uzaheka, uzakikira, uzashorera, kuko ari nta jambo iyeri ivuga ngo rihere. Iyera yavuze, umva nkubwire muko ngo barazinze, nibazinge, nibashaka bazazinga ingata. Ni ukuri kw'iyo mu ijuru. Umukobwa umwe Kamuvuge yigeze bamuzinga, kandi azingwa n'umuntu wo mu nzu y'Imana, bafite amasano ya bugufi, sinyavuze. Umukobwa umuhungu akikubitaho ntibyemere, undi akikubitaho, bakabatira runaka gahunda y'umushinga ririri, bakongera atari ku bintu byapfuye. Umva biragenda burapfa burapfa. Cyaza yaravuga ati Imana, umva reka nkubwire. Afata imizi arabatereka njye imbere yayo, aharaho imbwire niba mu bashaka ntazabamo, mbimenye ntegereze kuzahabwa ingurano zo kwihanganira ubukumi bwanjye. Aragenda acengera ahantu nkuko nawe ujya uhacengera. Ahacengeye ahasanga abantu bacanye ku maso bamaze maka. Baramubwira bati nta cyifuzo atanze, iyeri irareba ntiyerekwa. Akimara kwinjira umwe ati niko uje kubaza igituma urambagizwa bugapfa? Ati wabimenye. Ati none se iramutse ikubwiye ugukorera ibyo wamubabarira? Aravuga ati si ukumubabarira gusa, ahubwo niwe wambera marene. Aramubwira ati bikorwa n'umuntu mufite amasana ya nayo. Aravuga ati bivuze inaniwe no kumusurara, ati ngewe ndamubabariye. Ntamubabariye aho hantu ari mu masengesho, uri impamvu itakubwira byose, izi ko nawe irabizi, irakuze intege nke zawe. Ugira ngo se kubiceceka nuko itavuga, yaguhaye umunwa ugira ngo we ntayigira, iravuga. Erega dusenga Imana ivuga, ririmba ngo erega dusenga Imana ivuga, yego erega dusenga Imana ivuga. Wa mubyeyi rero reka ryame nijoro, dufite Imana irwana nta rusaku rw'intwaro rwumvikanye. Yararyamanye n'umugabo yita umupagani wisomera agatama. Aramubwira ati aryamye, ubwo baryamye nta kibazo, madame nyine usenga wamenyereye Imana ararizamuye uwo mwishuka. Mukanya marayika w'Uwiteka araza, bararyamye, amuhagarara hejuru n'inkota. Aramubwira ati tumvikane, uyu mwanya ndashaka kumanurira umwana aho wamumanitse. Ati manura umwana aho wamanitse. Ati mbabarira. Inkota imuriye. Ati mbabarira. Ati mbabarira yewe. Ati oya uramumanura ntumumanura? Ati ndamumanura. Umugabo ati kanguka. Ati umwe yita umupagani badi, ubwo umupagani ninde? Oya jyayo, ubwo umupagani ninde? Aramubwira ati ibintu wari urimo ni ibiki? Kuko inkota yamubijije icyuya, arabivuga mu mazina cyane, umugabo arumva. Aramubwira ati ibintu warimo uvuga ninde umanura? Uramumanura he? Aravuga ati nsobanurira ibyo bintu wari urimo, nsobanurira. Aramubwira ati burya ni runaka namumanitse mu giti.
bigapfa muroko. Yewe we, buryo ubifitemo uruhare, byuka nonaha, ndaguherekeza, urajya kumumanura. Umva, komera Imana amashyi, irarwana. Aramubwira ngo ndaguherekeza, ariko ucyurire. Uko wacyuriye umumanika, uracyurira umumanura. Ariko ubu dufite abandi bitinda, agahita aca hariya hirya, kavuga ati yera yaratinze, reka njye kubaza. Ubwo iyo mvuze kubabaza, ababajije ntimubizi, babyemera se? Niba waravuyeyo kuki utabyemera utakijyayo? Kavuga ati ndajya kubaza abanshakira intsinzi. None se ko iyeri itantabaye, myaka ibaye ingahe, ivuga nkategereza ngaheba, reka njye kubaza. Ariko reka nkubwire, nasomye ubuhamya bw'umuntu umwe wagize ihishurirwa ry'iyepfo nyine. Baramubwiye ngo tugira ibisa n'imigisha, ariko ntago birama. Tugira ibisa n'imigisha, ariko ntago birama. Dufite abarokore bananiwe kunamba ku Mana, barangiza babona imikorere yanze, aho gusenga ngo abwire Imana ati birimo birapfira hehe, akavuga ati reka njye gushaka intsinzi mu bapfumu. Bigeze mbona umugore umwe ambwira ati ubu tuvugana, mfite utuntu nazanye kugira ngo imikorere igende. Yaraje ngo nidusengera, ariko ubwo urajya gusenga wabanje ukavayo hariya kandi aba no mu nzu y'Imana. Ati nyine, ati nabonye imikorere yanga, nuko umuntu aramfasha, nuko nzana utuntu two kunyanyagiza mu iseta. Batunyanyagijeyo ntawe ukeza abami babiri. Abonye abandi bavuga ngo babahiriye ingo zanze, bavuga ati bampaye ibyo gusasa, bampaye n'ibyo kumuhangwanywe, kandi warangiza bikarangira usanga nta gisubizo yavanyemo, zikarangira zisenyutse. Abo narababonye. Wowe unambye ku Mana, urugo Satani yarusabirije, unambye ku Mana. Yewe bakwita icya 10 cy'itorero, unambye ku Mana. Ngira umukobwa umwe nkunda, ndamukunda, yashatse akuze, yigeze ambwira tumva nkubwire, kandi yarayo kabyara, ititaye ku myaka, imuha umwana, imuha urubyaro. Yarambwiye ati njye narashaje, ngera ubwo mu nzu y'Imana banyita icya 10 cyo mu itorero. Arambwira ngo intaho ye hari muri Yorodani, kandi amasuku yo mu rusengero niwe. Arambwira turebye inzara yanyiciye mu rusengero. Abakristo nkamwe mumubona ba ku rusengero bakavuga ngo abatambyi baramugaburira. Abatambyi nabo bati buriya uko biri kose abakristo baramugaburira. Aragaburirwa nande se ko arimo kwiga yigishwa n'Imana? Aba mu nzara, bamwe bavuga ati buriya iki cyiciro kiramugabura, abandi ati se mu rusengero akora amasuku agira gute buriya si bamugaburira? Agaburirwa nande se? Iga neza muroko niba uri mu ishuri ry'Imana. Igihe kimwe babyibutse, reka mbivuga abo hambere barabyibuka. Habaho igihe kugiye cya ko habyara Imana, bapakiye abantu amabisi mu mujyi batagira ibyo bakora, babasubiza iwabo ngo ubwo musubiye iwanyu mubaye abagabo. Nawe aravuga ati ubwo bisi z'ubuntu zaje, akaba ubona n'akanwa ke kabimbwiraga, akaba nta tike nari mfite, reka ngende nanjye ngende muri bisi nsubire ku ivuko. Iyeri iramusurira amubwira ngo nujya ku ivuko ntago tujyanye. Bisi z'ubuntu zaje, ntago tujyanye. Ukwe bwe narabutashye, ntago tujyanye. Ayongera aricara, inzara iba inzara. Ariko mu gihe cyashyizweho n'Imana, Iyeri mukubita umugabo ndugu yangu w'urwego, uyo bari kumwe darubanza mugeraho, ariko aravuga ati ariko uburyo ureba iby'Iyera yankoreye hejuru yo gutindana nayo, ati abantu bari bazi ko mbonye umugabo ariko ntazabona abana, itanga bagabitanga n'abana, fa kuba waratindanye nayo. Uwo njya mubona mu nzu y'Imana nkavuga ngo Uwiteka nuhimbazwe, unamba kuri shebuja niwe uzashima, unamba ku Mana niwe uzashima. Rusi yanambye kuri nyirabukwe, Rusi w'umumowabukazi
mwe musoma mu gitabo cya Rusi. Bibiliya irambwira ngo mugabo bitera imereki ngo Yerusalemu hatera inzara, i Betelehemu hateye inzara ngo asuhukira mu Bamowabu. Ariko uribaza, ni nko kubura umukirisitu wahura n'ibigeragezo ukajya kuyagira abapagani, ukajya kubatakira, kandi iyo dutakira yumva. Arangije ngo ageze i Mowabu, abahungu be babiri yari afite, Maharawe na Kiriyoni, ngo bashakirayo Abamowabukazi. Ngo bamaze gushaka, Elimeleki mugaye gato arapfa, agwa i Mowabu. Amaze kugwayo, abahungu be nabo mu gihe gito baba barapfuye. Mu myaka 10 ngo bari barangiye, hasigara bakazana na nyirabukwe nta nakuzukuru. Nyirabukwe ngo amenya ko Betelehemu hasobanurwa ngo ni mu nzu y'imitsima, ngo amenya ko ibyo kurya byabonetse. Aravuga ngo reka nsubire iwacu. Birambwira ngo abwira bakazana be, arabwira ati bakobwa banjye, ngewe ndenze uruvugiro, ndenze urucyuriro, Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya, ngewe ngiye gusubira iwacu, nimusubire mu mazu y'iwanyu y'abasona ba nyoko. Baramubwira ati hoya mukecuru, oya ntago twagusiga. Arabwira ati muragumana nanjye ngomba marira iki, ko naho iri joro Imana yampa umugabo nkasama nkatwita, ko ntabyara bazabashaka, mwasubiye mu mazu y'iwanyu ko Imana izabashumbusha. Baramubwira bati hoya. Ngo araguma aratitiriza, uwitwa Rupango aramusoma, wari umuco wabo, amusezera ati baye mukecuru, igendere buriya byo naburiye iwanyu, buriya hari nzabibonera iwacu. Abwira Rusi ati niko mukamugabo wanyu dora aragiye, wasubiye ukajya mu nzu y'iwanyu mu bwoko bw'iwanyu ko nanjye ngiye. Rusi aramubwira ati umva nkubwire, winyinginga kugukisiga, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, aho uzarara niho nzarara, aho uzagwa niho nzagwa, ndetse bahampambe nihagira ikintandukanye nawe bibiwe, Imana yawe izaba impora ndetse bikabije. Abonye ko yamara amajoro amureka. Bibiliya imbwira ngo iki? Ntitujye kubivuga, nawe usoma Bibiliya uzasanga ngo nyuma y'ubwo buzima bwose, nyuma yo guhumba bageze iri i Betelehemu, uzasanga ngo yarahindutse Mukabowazi, umugabo wari ukomeye, wari uzwi, wari ikirangirire, imuha abana, abyarira ku bibero byande bya Nawomi. Ubanye n'Imana utemuroko. Uyu yaravuze ati mukecuru sinagusiga, ugira ngo ni ibya none. Ubu noneho tureke n'ibyo kubasiga. Ubu hari n'abana mu nzu na ba mukecuru bababyariye abagabo, bakabana umwe atavugisha undi. Herutse kwinjira mu rugo rumwe, mukecuru afite intimba, ni umukirisitu wo mu nzu y'Imana, urwaye urembye. Ariko mukazana nta naza ngo mbwira ati mukecuru waraye ute, wiriwe ute, waramutse ute. Oya, yamubereye umutwaro uboshye waheka. Ni urugo se rushonje, ni urugo se rukennye, ni urugo se rwabuze ibyo kurya. Reka reka mukecuru abiyo abikantarange akaroba baza kumurwaza, kandi yarangiza ku cyumweru agafata ibitabo akinjira mu rusengero. Ibyo bitabo uzabisubiza iyo wabiguze, ntacyo bikumariye. Mukecuru ndamusura, ndamutaramira, mfata Bibiliya ndasoma, mfata igitabo cy'indirimbo, mwanya mukecuru utuze ubu ngiye kukuririmbira. Mfata igitabo cy'indirimbo ndamuririmbira, ati wowe, ati ndumva nimo ngubwa neza, atari ko Mana tuzanyura ndabizi, ati nuhimbazwe Yesu, ati ndumva wansuye. Unamba ku Uwiteka, unamba kuri Yesu, ni uzashima. Mu kazi kawe werekanye kwera kw'Imana, mu rugo rwawe urwinjiyemo atahavuga ati wampa urugo nk'urwa runaka, ntatahavuga ati aho gushaka Yesu uzandekera ukundi, uzanyure ijuru nditahe. Yesu we, mbega unambye kuri Yesu. Abakare nababwiye kanyivuge, babwira umuntu nigeze nkorera, ndamukorera kuri hoteli imwe. Umugore w'abagabo bose, abakobwa bose bakoreraga umugabo we, byarangiraga nyine bamusangiye.
ukiyabwira nta ariko mwanjyanira uriya mukobwa hanyuma akajya kunkorera umugabo agasanga undi uriyo wenda ko nahumeka kabiri njyayo ndamukorera noneho rimwe arambwira ariko gahunda nawe urabibona umugore yabaga mu ntara umugabo waba mu murwa wa Kigali ndamwana ariko mu byanzanye iwawe cyo kuba umugore wawe ntago kirimo cyampujwe nawe nakazi nikananira nzataha ariko ibindi ucece kurekera aho ngaho ati sawa arambwira ngo icyo nzi cyo bizemera kandi ntuzagire ngo ni feye ariko bizaba ndaceceka haciye iminsi arambwira ariko ubwo ntago wajya kwiga imodoka nkakwishyurira yashakishaga inzira zose ndamubwira nti hoya ntabyo nshaka ariko ndashimira Iyera iyo modoka yashaka kuma kwiga Iyera ivuze ngo jya kwiga imodoka narayize biremera nsindwa perimi kabiri inshuro ya gatatu nikurayo ndamubwira ni hoya ntabyo nshaka ku cyumweru hagera akambwira ati waje tukajya ku mupira ni hoya ntago mbikunda ntabwo ngiye ku cyumweru ndumukirisitu ujye ujyana na runaka nari mfite umukobwa nyine twakoranaga aho ngaho nabonaga iyo nabarebaga nabonaga ibintu babyumva kimwe ndamubwira nti ujye ujyana na runaka ngewe ujye undeka ku cyumweru njye gusenga mana yanjye ndaharuhira ariko ndabyibuka hari igiterane kigize kubera kuri stade regionale amuruhushya ngewe cyari kigishijwemo na representant Nsanzurwimo barigisha nari naratewe rata iyo yambwiraga ngo ninze tujye gusangira nabaga nzi ko nijya gusangira nawe n'umukobwa ndi buhure n'ingorane nkavuga ngo ndahaze kandi nshonje mu rwego rwo kwirengera urumva narabeshyaga kandi ndi umukirisitu wayasubeshye bingana iki ndamaze noneho ngo ngere mu icyo giterane hageze mu gihe cyo kwihana bahamagaye abihana kujya gupfukama harya muri stade ndamanuka cyane neza n'umutima mwiza njya gupfukama kuko numvaga ubugingo bwanjye burwaye ntabwo ibyo yifuje nabikoze ariko hari utundi ducumu mubi yagiye andasa ndaza ndapfukama harimo umusirikare umwe twari twarahuriye mu giterane rimwe cyabaye cy'iminsi 3 icyo gihe ibiterane byajyaga biba duhuriramo tuhava yahunze mu majyaruguru ankubise amaso bari muri protocole nsohotse ngeze ku marembo numva aramfashe ndahagarara arambwira ngo uracyakizwa amarira ngo bugu aramanuka agera ku gitsi abantu baramubwira ngo uyu mwana bayikira avuga ngo ni mu murekarire wenda kuvuga ngo ndacyakizwa ra ndabeshya hongera nkagenda nari kuvuga ngo ndacyarimo hari ibyo nanga ariko nkabyanga mu rwego nkabeshya kugira ngo mpikure aravuga ngo rira nurangiza kurira ubivuge mu mazina bitumye urira ndarira meza aricye mva yanyambariye fime no kuri kw'Imana ndarira impanga amaze kuyesa ntireka mbivuge tibivuge mbivuga mu mazina ibyaha maze kwatura arambwira ngo ndagusengera ariko iki cyumweru ntikirangira ukiri muri ako kazi nzumve ko watashye kandi nzaza no kugusura nzasanga waratashye warasubiye mu rugo ni birebire akazi naje kukavaho ngenda ntanahembwe kuko hari umugabo umwe ugeze kuhansanga uwo mugabo aramubwira ngo uyu n'umurokore mwene wanyu ngo nujye uza muganire arambwira ati uri umurokore yego uvuka he ndamubwira aha umuntu witwikurikirana gutyo uramuzi ni musaza wanjye arambwira ati uwo twariganye ibibazo byose uzagirira mwaka kazi uzahita utuma abo basore baje hano kunywa fanta ngewe nzahita ngushakira itike utahe abo basore bo babivuze mu mazina barerura bamwe barimo basengera ku muhima baririmbyi barambwira ngo uyu mugabo turabizi ntawe umukorera atari umugore we kandi iyo utabaye umugore we nta guhemba ni ukuri kw'Imana narahakoze amafaranga yinjira nahavuye ntahembwe ntago mubeshyera nyuma twaje guhura mu gahe gato duhurira ahantu umuntu aramaze ati ese uyu muntu wamumenye arareba arashishoza ngo ndabona bameze asa n'abakobwa bo kwa runaka aravuga ati ese usi runaka ati yo ati wowe atongera umuhobere aturacyari umurokore ntiyo wowe ni nawe uracyari indaya
nabivuze gahoro umubyeyi ntiyabyumva, arambwira ati nukuri atuna arakijijwe. N'indaya zirakizwa zigahinduka ibyaremwe bishya, basambanyi barakizwa bagahinduka ibyaremwe bishya, bajura barakizwa bagahinduka ibyaremwe bishya, bya kera bigashira Yesu akabihindura bishya. Tugeze mu mwanya wo gusenga, reka tugeze mu mwanya wo gusenga. Ahita ambwira uko yakijijwe, ambwira uko wa mukobwa nahasize yamuteye inda, ambwira ubu yamubyayeho umwana. Ye ubwo koko reka mbabaze mwabarokore mwe, iyo nza kuba naremeye iryo jambo nari gutinyuka kuri mubwira muramutsa. Iyo mba naremeye uyu mugabo ntiyari kuvuga ataho gukizwa nkaba burya ndi umukirisitu. Iyo murokore yashatse kumfata ndamucika, ndagapagani kazi, ndavuga nti yewe burya nukubabaho. Nahise mbona bose ari bo, ndavuga nti niba ari ukubakizwa ntago nzakizwa. Rimwe mbivuga rero ndimo njya kwiga urugo rw'umupastori n'umudamu bari bakijwe neza, nakundaga bagiraga ubuhamya bwiza. Nuko misi mu muhanda iruhande rw'urugo rwabo ngenda mbwira abakobwa twiganaga nti niba hari abanyabyaha babaho n'abarokore. Uwo mudamu abyumvisha ararira angira ku mavi. Bukeye mpisabwira umukozi ngo dore umukobwa wavuze ko abarokore abanyabyaha. Bukeye iteraniro nihaniyemo, twe twigiye twavugaga ibyaha mu mazina uhagaze nkanga. Iteraniro nihaniyemo, wa muhungu ahita atahabwira nyirabuja ati wa mukobwa yakijijwe. Urwo rugo rwakoze ibishoboka ruranyiyegereza. Uwo mugabo wajyaga atanga amasomo ya Bibiliya muri za kaminuza, akajya ambwira ngo nge nzamufashe gukosora. Ndamufasha gukosora, umbwiye ngo nicake muri Daniel namenya aho mashakira, ahubwo yagira ngo bazambiburemo imbibe mbi z'abarokore batari bo. Umugabo yaratashye, ariko umugore n'iyi saha ni umukirisitu wa kirisitu. Twasoreje ku ijambo rivuga ngo Yesu abwira abigishwa be ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami. Iri jambo Yesu yari babwiye ryari? Ngo bari bagiranye ikiganiro na Yesu abigishwa bamaze, ariko ubundi mukuru ninde mukuru muri twe? Yesu rero buri cyo mukundira ntabwo ibyo ushaka ko avuga ari ibyo avuga, ahubwo avuga ibyo yashatse kuvuga. Arababwira tutwara amere nk'utwarwa, ukomeye amere nk'uworoheje. Arababwira, aramanuka arababwira ngo rega burya nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, nta kindi gisigaye, nta by'ubukuru nta by'ubutoya, ahubwo ubwami nibwo mbabikiye. Murokorwa n'intambara nziza, nugumana na Yesu akubikiye ubwami, nuvuga Imana neza ikubikiye ubwami. Niwihanganira mu ibyo bintu unyuramo, ibyo bikombe n'imisozi birushya umutima, yeri ikubikiye ubwami. Hombeka amaso dusenge. Unamba kuri shebuja ni uzashima, kumukoresha wahamije Imana neza. Mu bakozi bagenzi bawe mukorana ntibavuga ataho gukizwa nka runaka, tuzaguma twibera abapagani. Karitsiye utuyemo ntufata ibitabo bakavuga bati yaba aba yahoraga mu rusengero, ariko ahaho yatashye nta mutekano uhari. Papa umugore navuga tumva mu rusengero rwose yafashe ibitabo ibintu namina, ariko yatashye umwana umwe acaho undi agacaho. Unamba kuri shebuja ni uzashima, unamba kuri Yesu ni uzashima. Wanambye kuri Yesu mu bushomeri, ntago winyanyagije, ntibirara bikuniga. Araza abwira umubyeyi ngo ati nsengera. Umubyeyi aramubwira ati ari nkiyobora abagore. Ngo ati hoya ntago nagusengera, asanga mama runaka gusengere. Mbona araje mu gitondo cya kare nje ngusengere. Ntingusengere iki? Ye ukuntu yari yambaye biteye agahinda, yahoze mu nzu y'Imana aririmba. Ndamwenda asengera iki? Ati ibintu birara biniga. Ntibyaje biti niko wahoze se? Ati hoya byatewe n'iki? Vuga icyabiteye nibwo nkusengera. Arambwira ati nge nabanaga n'umukobwa ntazi umwuga we, ntazi akazi ke. Rimwe arambwira ngo nimuherekeze tujyane ku kazi. Bwije kubitamo y'akazi, undi nawe murokora aramukurikira ngo bagende, ajya ku kazi nawe amushakira akazi. Icyaha barakira kiba kirinjiye. Atashye
habe n'agatima kamubwira ati jya gushaka abatambyi wihane. Ahubwo aravuga ati uburere iki kintu nakoze Imana yankuyeho amaboko. Aravuga ati ese ubu koko ni wa mwuga wa ninjoro nyine. Haraho mperutse kunyuraho hariya bambaye tugeze ahangaha, tugeze nk'aho hariya amakote y'abatambyi ageze. Ariko Mana, Satani aruhije abantu, nsanga bambaye tugeze aha bahagaze gutyo hariya hagati, hariya hafi ya hariya Cadillac yahiye. Nsanga bahagaze barya harya hafi yo mu myembe, ahagaze atya rwose arindira abaza kurangura ibicuruzwa bye. Ngo twigire imbere mbona abandi, ndavuga nti mbese burya covid gahenge karabonetse barongeye. Ariko Mana, mbega kaga abantu kwiga ntibige ngo bamenye. Arambwira ati rero nahise nza nari umuririmbyi, nsanga sindi busubire muri korari kuririmba, ahubwo nahise nkora ibijyanye n'ibyo narayemo. Yambara ageza hahandi nyine akubitaho ibintu gutya nyine ku mutwe abirundaho, mbese arikwiza. Nawe aravuga ati nashaka ko nta muririmbyi uzabaza ngo kudaheruka muri repetition. Iyo mwakubitanaga ahubwo wowe waravuga ati we ntacyo wabaga uvuga, yabaga yagufunze umunwa. Wamubaza ngo wabaye iki se kandi ubireba? Ndangije arabivuga neza, atari kuwacu habaga n'imyuka, ati uronse gendara yambimbishije ifuru. Ati rero nje kwihana, nihane neza. Ati ikibazo nanone mfite nini hana ndakora icyo nambara ko nta mwenda muzima nkigira. Nihane Yesu afite imyenda, ubugingo bwawe nibwo buhenze kuruta imyenda. Ihane neza ubivuge mu mazina. Aratura arampemukira rero. Arambwira ati rero mperutse guhamagarwa n'umuntu umwe, arambwira ntiyamumbwiye Imana imuha umugisha. Arambwira ati twebwe aho tukorera ku kazi baba bafite amatelefone yacu mu mahoteli no mu maroji. Noneho barampamagaye barambwira ngo hano hari umuntu uje kuruhuka, turagira ngo uze umufashe kuruhuka. Mana yanjye, ahubwo uje kuruha, bagiye kuruhana. Ariko ngo babyita kuruhuka. Ariko koko buriya muba muruhutse. Buriya muba muruhutse uretse kubeshya. Akinjira wasanga ni umuntu yari azi ayoboye icyumba, ufite n'inshingano mu itorero, ntakubwiye. Asanga niwe wageze mutegereje uwo baruhukana, n'uwo baruhana. Aramwitegereza ati Runa, ni wowe wantumije? Undi ati ni wowe? Ntabwo nkuzi nyanaka uyoboye icyumba, naho ugeze mu kanya ujya kuyobora icyumba. Aramubwira atumva nk'ubwenge nameshe kamwe, mubongirira neza nturimo. Aramuvuma aramubwira ataho kugira ngo ngire uko nkugenza. Amazina yabivuzemo sinayahangara mpagaze ahera. Aramubwira ati nzafasha abandi ariko wowe ntacyo nakumarira. Ahita asohoka ati garuka. Ngo yahise amupfumbatiza iya 5 ni itike nyine. Ariko buriya yarongeye abasha guhamagara undi. Buriya niba yaratanze na komande y'ibyo bari burya gahunda zirangiye, yayikuye yiruka avuga atarantangira amatangazo baramfatira hano. Ariko muroko buriya ujyayo ubwirwa n'icyo baza kuguseriva niba batarakubonye aho uza gutura. Wenda ntuhagarara ahangaha nk'uko tuhahagaze, ariko iyo muza gutura uza wenyine, nta marido aba gukingirije, uza kumwiyanike habona, ugashyiramo hano ugasubira hariya. Uwaguhaye uwagukoreye uwakwakiriye neza akavuga ati yo burya mbese ni uwo mu nzu y'Imana. Muzi ukuntu Imana yapfushije. Hombeka amaso dusenge. Uzi ko Imana yapfushije. Bandi bari kwambara za mpene barimbuke, kazambarira hanze, yagera mu rusengero akambara ntumiteho umukiza. Mwahurira hanze utese uyu ni wa wundi narebaga. Muroko ni Imana, ni Imana uri hariya hanze, ni Imana ugeze hano. Imana reka mbabwire, Pawulo yanditse aravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa.
hombeka amaso yawe uvugane n'umutima. Yakobo yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu yireberamo ntiyibagirwe uko asa. Ubu niba warasambanye ubaye ko wasambanye, niba uca inyuma umwe yashakanye ubaye ko umuca inyuma, ubu urabiyobewe ko umukoresha wawe wamumazeho utuntu, nawe uvuga uti ngiye kuzashinga ibyanjye. Urabiyobewe ugira ngo se kuzatanga icya 10 mu majurano bizakwezaho gukiranirwa kwawe? Ugira ngo se kuzatanga amaturo y'ishimwe mu majurano bizakwezaho gukiranirwa kwawe? Oya. Turashaka gusenga Imana, ariko buriya wimenya aho uherereye. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Ijambo ry'Imana rikamwa ngo nta mahoro umunyabyaha. Ngo kandi ibyo urabikora ikakwihorera, ukibwira yuko uhanye nawe, wari kwizabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kandi guhana. Wewe wumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, arakicaye ku imbabazi, cyamuzanye no gushaka no gukiza izazimiye. Ntabwo Imana izaguhora ko wakoze ibyaha, izaguhora ko wanze imbabazi z'Imana. Imbabazi ni Kristo. Iyo umwakiriye wakiriye imbabazi. Nzamurira ikiganza ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ubugingo bwawe. Nzamurira ikiganza tugufasha, nta kindi tugusaba. Nzamurira ikiganza dusengana Imana iguha umugisha. Kwihana ntibiteye isoni. Imana iguha umugisha rata, ntabwo biteye isoni. Ibi ngibi ni ikimenyetso cyo guhura na Yesu. Abakare twasenganye tuvuganira ijambo rivuga ngo iyo Yesu muhuye ntabwo usiga uko agusanze. Ubu Yesu ari hano kugira ngo akubohore ibyo byakugize imbata. Hagurukira ku maguru yawe rata nshuti ya Yesu. Nuko twakijijwe, ntabwo we tubikubaza, twe twabyaturiraga ahangaha ku ruhimbo bivuga mu mazina yabyo. Naho mwebwe rwose Iyera yabahaye ubundi buryo bwo kwatura kandi mugakira. Abatambyi ni we bategereje, tambukira imbere y'Imana. Yesu ni wowe musambo nyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, ntari ndizina nemera. Ndashaka umuntu waguye wicaye muri iri teraniro. Burya rega ntabwo ari uzi ko waguye gusa, burya n'abagenzi bawe barabizi ko waguye. Amagambo uvugira kuri telefone abwira abamuvugana ko waguye. Imyambarire yawe yereka abakubona ko waguye. Yewe Yesu aracyateze amaboko. Wewe waguye tambukira imbere y'Imana. Turi imbere y'Imana ibabarira nticyurire. Turi imbere y'Imana ibabarira nta kindi kusabye. Yesu yamennye amaraso yo kutweza kaduhindura abaragwa bubwabo. We ntiwicayeho waraguye. Ngaba bisiga imiti yo mu bapfumu, ngaba bayicururizaho, ngaba bayisasira abagabo. Yesu arashaka kukweza. Tambuka ni we dutegereje. Urabizi ku munsi abakobwa ubwira ko bakunda bangana iki? Ese ubwo koko bose urabakunda? Tambukira imbere y'Imana. Ese yewe muko wowe ibyo uvuga bikwereka ko Yesu aje mwajyana, cyangwa yavuga ati mva imbere ntabwo nigeze kukumenya? Warabazavuga ngo twarahanuraga, twarabwirizaga, twararirimbaga, ababwira ngo nimumve imbere nka nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Uyu munsi ni wowe wawe, ejo ntabwo ari ahawe. Hari igihe wataha tukumva ngo runaka yabaye nyakwigendera. Ese uhamagawe waba ugiye? Waba witabye Imana cyangwa waba witabye wa wundi? Yesaya yaravuze ngo aho iyo bagiyo nta masengesho tugira Yesu wapfuye, umuntu yezwa agihumeka. Imana ibaha umugisha. Nuko twakijijwe, nuko twaje, ntusigare. Yesu aguha umugisha rata. Nawe wari ukibitekerezaho, ngwino imbere y'Imana. Urabizi wavuye mu ntara iyo bakwita murokore, ariko ugeze inaha ntabwo bazi uko witwa.
kubera ko wabaye nk'abandi. Imana ibababarire rata. Yesu abaho umugisha, natwe nuko twaje. Reka n'ubundi twakira umushumba Sebiterekwa baragize Imana, bamurikira Imana. Imana ibagirire neza. Niyegere umushumba, egera hejuru gato kuri microphone, hejuru bongera ijwi, hanyuma tubasengere mu izina rya Yesu. Musabe Yesu imbabazi z'ibyaha mwakoze, kandi mumutumire aze mu bugingo bwanyu. Yesu agira imbabazi, arababarira, ariko ntimuzongere kubikora ukundi, mutazabona ishyano riruta iri ngiri. Tugiye kubasengera. Nta wundi urushuremerewe hariya wazana uwo mutwaro nawo ngo aruhuke. Nk'aba baje nawe turakurinze, uje byaba byiza, ibi biganza niwe babitegeye. Tugiye gusenga rero, namwe mwaje imitwaro yanyu muyihe Yesu kugira ngo muruhuke. Mwami Yesu, ijwi ryawe rihamagara ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngaba baje ari benshi kandi bararemerewe, baragusanze ubaruhure, kandi uganire na buri muntu wese, ntace ku ruhande umutwaro we ngo ugabanukeho gato, ariko awurandurane n'imizi, kandi umuhe umutima wo komatana nawe, atandukane nawe, gukiranuka ko gukomeze nk'uko umukozi wawe Yobu yavuze. Bakomeze bakiranuka, baba abana beza, babasore beza, ziba inkumi nziza, kandi abatarubaka uzababubakira imiryango myiza, amaze bakunezerererwe, bahagarare bakomere, barwane urugamba baneshe, kuko Yesu iyo uri mu ruhande rwacu turanesha. Ubaho umutima wo kwizera no kuzinuka ibyaha, amaze baba abana beza, babe n'abakozi bawe iteka ryose bazohore baguhimbaza. Tubarambuyeho ibiganza mu izina rya Yesu, imyanda yose uyihanagure, ingabo zose zabateye zitsindwe, amaze amaraso yawe abashyireho ikimenyetso ko ari abana bawe, baje basigara bahungwa n'ibyaha kuko bakijijwe. Izina ryawe nirihimbazwe, mu izina rya Kristo Yesu niho tubisabye, amen. Musabire iteraniro mwese twigire ejuru, duhendahenda yera iduha imbaraga z'umutima zo kunamba ku Mana. Nawe uhagazeho ubwira Imana uti byanjye byaramenyekanye, ariko ndagusaba imbaraga z'umutima zo kudasubirayo. Hanyuma dusaba umushumba Roriye atwingingiriye, nanjye anyingingire kugira ngo nambe kuri uyu mwami Yesu tumuhendahende, tuzagira iherezo ryiza. Byaba bitumariye iki tutageze iwacu? Mana yacu ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ijambo ryawe rizima ryumvikaniye muri iri teraniro, kandi tugushimiye ko warizanye ufite umugambi wo kugira ngo ubugingo bwacu twese busubizwe mu imbaraga. Dukeneye imbaraga zivuye mu ijuru, dukeneye imbaraga zo kutuvugurura, dukeneye imbaraga zo kuduhembura. Twamaze kumenya neza yuko imbaraga zawe nizo ziduhesha kunesha, imbaraga zawe nizo zituma turwana intambara nziza, imbaraga zawe mwami Yesu Kristo nizo zizaduhesha kurangiza urugamba neza, nizo zizaduhesha kurwana intambara tukayitsinda. Mu izina rya Yesu Kristo twongeye kukwinginga kugira ngo izo mbaraga uzitumanurire, ubugingo bwacu buhembuke, ubugingo bwacu mwami Yesu Kristo bugutunganire, bukubonerere, bugende rwose mwami Yesu Kristo nk'uko bikwiriye. Turakwinginze ngo ubane natwe, ubane n'abagabo, ubane n'abagore, ubane na buri muntu wese, ahari kugenda acika intege, ahari kugenda ananirirwa urahazi. Mu izina rya Yesu Kristo Mwuka wera turakwinginze ngo uze uduhembure, uze wongere uvugurura imitima yacu, wongere uvugurura itorero ryawe, wongere urihembure, urigaragaze mu bubyutse mu izina rya Yesu. Kangura imitima isinziriye, kangura imitima yamaze gukonja, kangura mwami Yesu Kristo abagiye kure yawe ubagarure hafi yawe, abibagiwe iby'urugendo, abataye intego y'urugendo, mwami turabingingiye kugira ngo rwose wongere ubasure, bumve bagenderewe nawe, imitima yabo yongere mwami Yesu Kristo yuzura urukumbuzi rw'ijuru. Urakoze cyane kubyumvise data, urakoze kudukorera ibyiza,
mu izina rya Yesu, amen.